Ku isi yose haciye inkuru ikomeye yatebesha agahinda n'akababaro. Umunyamerika wamenyekanye cyane mu mikino ngororamubiri ya karate no muri sinema, Chuck Norris, wamamaye muri filimi zakunzwe cyane ku isi nka Missing in Action na Delta Force, yitabye Imana kuwa 20 Werurwe 2026 azize uburwayi. Yari afite imyaka 86 y'amavuko. Ni inkuru yasize benshi batunguwe cyane abakunzi ba filimi z'intambara n'imirwano, aho Chuck Norris yari umwe mu bantu b'ibirangirire bahinduye amateka ya sinema. Ese Chuck Norris yari umuntu ki? Ni iki cyatumye yandika amateka meza atya? Ni iki cyamugize icyamamare ku isi yose? Iyo documentary igiye gusubiza ibyo byose mu buryo burambuye cyane. Chuck Norris yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1940. Amazina ye nyakuri ni Carlos Ray Norris. Yavukiye mu muryango woroheje cyane. Ubuzima bwo mu bwana bwe ntibwari bworoshye. Se yari umuntu wakundaga kunywa inzoga cyane, ibintu byatumye ubuzima bw'umuryango wabo buba bugoye. Mu bwana bwe Chuck Norris ntiyarazwi nk'umuntu ukomeye cyangwa w'intwari, ahubwo yari umwana ucecetse, ufite ipfunwe kandi utigirira icyizere cyane. Ariko uko imyaka yagendaga ishira niko yatangiye kwiyubaka buhoro buhoro. Ubuzima bwa Chuck Norris bwahindutse cyane igihe yinjiye mu gisirikare cya Amerika. Ni naho yamenye umukino wa karate watumye ubuzima bwe buhinduka burundu. Yakoze cyane, aritoza kandi agaragaza impano idasanzwe. Mu gihe gito yabaye umwe mu bakinnyi beza cyane ba karate ku isi. Yegukanye imidari myinshi ndetse aba champion mu marushanwa atandukanye. Chuck Norris ntiyari umukinnyi gusa, ahubwo yari umutoza mwiza cyane. Nyuma yo gutsinda muri karate, Chuck Norris yaje kwinjira muri sinema. Filimi za mbere yakinnye ntizari zamamaye cyane, ariko ntiyacitse intege. Yaje gukundwa cyane nyuma yo gukina muri filimi nka Missing in Action, Delta Force, Walker, Texas Ranger. Iyi ni seri yamugize icyamamare cyane. Muri izi filimi Chuck Norris yagaragarazaga imbaraga, ubutwari n'ubuhanga mu mirwano. Yahindutse ikimenya bose nk'umuntu udatsindwa. Chuck Norris yabaye icyamamare ku isi yose. Abantu bamufataga nk'intwari idasanzwe, ndetse havutse ibyo bita Chuck Norris jokes, inkuru zisetsa zigaragaza ko nta kintu cyamunanira. Urugero, bavugaga ko Chuck Norris atayatsindwa, ahubwo ni ikibazo cy'undi utsindwa. Ibi byose byatumye izina rye rikomeza kwamamara no mu rubyiruko. Yabaye ikimenyetso cy'imbaraga, ukwihangana n'ubutwari. Nubwo yari icyamamare, Chuck Norris yari umuntu wita ku muryango. Yari umugabo, umubyeyi kandi umuntu wizeraga cyane Imana. Yakundaga gufasha abandi, cyane urubyiruko, abigisha imyitwarire myiza n'imyitozo ngororamubiri. Yashishikarizaga abantu gukora siporo, kubaho neza, kugira discipline mu buzima. Kuwa 20 Werurwe 2026 isi yose yakiriye inkuru y'akababaro. Chuck Norris yapfuye azize uburwayi. Urupfu rwe rwatebesha agahinda abakunzi ba filimi, abakunzi ba karate, ndetse n'abamufataga nk'intangarugero cyangwa icyitegererezo. Nyuma y'urupfu rwa Chuck Norris, imbuga nkoranyambaga zahise zuzura ubutumwa bwo kumwibuka ndetse no kumuha icyubahiro. Nubwo Chuck Norris yitabye Imana, umurage yasize ntuzigera ushira. Azahora yibukwa nk'intwari ya sinema, umukinnyi wa karate w'indashyikirwa, umuntu wahaye isi inspiration. Filimi ze zizakomeza kurebwa n'ibihe bizaza. Izina rye rizahora mu mateka y'isi. Ubuzima bwa Chuck Norris butwigisha ibintu byinshi, ko umuntu ashobora kuva mu buzima bugoye akagera ku ntsinzi, ko gukora cyane no kwiyizera bitanga umusaruro, ko izina ryiza risumba ubukire. Nubwo adakiri kumwe natwe, ibikorwa bye bizahora bivuga. Ruhukira mu mahoro Chuck Norris, isi ntizakwibagirwa. Kora subscribe kuri AMAKURU kugira ngo dukomeze kubana ku makuru no mu biganiro bitandukanye.